Shutu teza amatwi inkuru z'urukundo mix. Iki ni igice cya gatatu cy'inkuru yacu yitwa Bwiza. Inkuru igenda irushaho kuryoha nk'ibisanzwe. Rero uri kumwe na Clement, tugenda tuzamuka turushaho kuryoherwa. Niba wibuka neza rero mu gice cya kabiri aho twasoreje ibya Benjamin ntabwo byari byifashe neza, ndetse ibiti byose yari yarateye muri Cyangugu, ibiti byose satuzaga yaranguraga bijyagaze agasatuza akohereza imbaye i Kigali, byari byabaye umuyonga. Ndetse twari tugeze aho yaramaze gutera imbere, akajya umurisha, akarangura umusozi wose, akagurira abaturage nyine wakisaturiza. Ndetse ishyamba ryari ryahiye, yarahuye n'igihombo kidasanzwe ku mafaranga yashoye iyo yari yagurishije umugabane we mu rugo kugira ngo ajye gutangira business mu rugo. Bazi ko agiye muri Kiste, avuye i Butare aje Kigali kwiga, kandi bazi ko azagaruka nyine ari intiti yaramenuje. Umuriro nyine urabinyuzemo, ibiti byose byari byabaye umuyonga. Kuri we byari igihombo kidasanzwe kuko amafaranga yari yarashoyemo agenda ayakuza amafaranga yo kwiga kaminuza, byari birangiye yikoreye amaboko ahombye. Kuri we byari inyatsi, yabonaga nyine ngari inyatsi. Uko twagiye tuzamuka rero mu gice cya mbere n'icya kabiri, turimo turakurikirana ubuzima bwa Benjamin, ariko kandi Benjamin ufite byinshi yanyuzemo, agiye kugenda nyine akomeza kutubwira. Ariko kandi iyi nkuru ni inkuru y'urukundo, ndetse Bwiza arazamo n'abandi benshi. Reka tugende, inkuru yacu irimo irakura irushaho kuryoha. Umubyeyi wa Benjamin we ntiyarazi ibijya mbere, yarazi ko Benjamin ari muri Kiste, kuko Benjamin muri segonderi yari yakubise amanota menshi cyane. Mama we rero nta gushidikanya yumvaga ko n'ubu amasomo ya Benjamin yamereye nabi, ndetse ari kugenda agana ku musozo nyine kugira ngo ave mu muntu ukomeye cyane nk'uko nyina yabyumvaga. Ariko Benjamin we yumvaga ko business ariyo ya mbere, ibyo bindi biza nyuma. Benjamin se kahombye arasobera ati ihuye, arinjira muri Butare yifasha ate. Iki ni igice cya gatatu cy'inkuru yacu nziza, inkuru yitwa Bwiza. Mu cyumweru cyose cyakurikiyeho nari nawe utaye, nemeze nk'umuntu wataye umutwe cyane. Ndetse abari banzengurutse bose, abo twazengurukanaga tujya kugura ibiti dusatuza, abari baje gushaka imbaho, abashoferi, abasututizi, abasatura, inkuru yanjye yose bose bari bayimenye. Kuko abandi amashyamba yabo yahiye bari bafatanije ari benshi, ari utuntu duto. Ninjye wari ufitemo umusozi munini cyane, cyari igihombo kinini cyane, byari byabaye nkaho navangiwe. Babonaga navangiwe, basa nk'abikanze, bumvaga ko ngiye gusarira muri iyo misozi, muri ayo mashyamba. Nari mbahaye akazi ko kugira ngo batangire bambungabunge, bankurikirane, bambe hafi aho naganaga hose, kuko nari maze kuhagira inshuti imyaka ine si mike. Hari abo twari twaramenyanye benshi cyane, kandi banyitaga bose, abenshi muri bo nari maze kugafata. Genda garura ubuyanja gake gake. Rero ibitekerezo byanjye bitangira kongera kugaruka ku murongo neza, nuko nikanga nanone nasubiye mu buzima busanzwe, ntangiye gutekereza neza. Nuko ntangiye kumva ngiye ku murongo, haza noneho ikindi kibazo cyo kwibaza aho ngiye gupfunda imitwe, nibaza aho ndi bugane, nibaza aho ngiye kongera guhera. Biranyobera pe, ndinjira ntiwacu muri Butare koko, nzahasohoka ntese noneho ntimpava se bwo nzahagana he? Mukecuru se nashaka kubikurikirana, agatangira kumbaza ibyangombwa by'ishuri ko nanze kwiga, ko we yumvaga ko ubu narangije kwiga. Byose nzabikura he? Nzabyitwaramo ntese? Ibaze nimba abanyamakuru ko ntigeze niga, koze neza nk'abana bagiye kwiga mu Buhinde, bakabura bakabera imbobo, ukabasanga byabacanze, baba bohereza amafaranga bazi ko biga naho bibereye za coli. Amafaranga yanjye yose mba ntayashyize mu biti, kandi ngiye kugura biki. Ubu ntabwo ikibazo cyanjye kiba gikomeye gutya. Neza amatwi, byabaye ngombwa ko nsubira mu rugo ku kabina keza. Ntabwo nari kuguma muri ayo mashyamba mu misozi, ariko ndi gukora iki se, ko ntazi gututira, ko ntabishobora, ko ntashobora kubaza. Sinanabasha kuba umukomisiyoneri muri ayo mashyamba, muri ibyo byaro. Ntabwo rwose nabivamo pe. Narihanganye cyane mu mbeho yaho, mu mvura yaho, ariko aho ntabwo nakomeza kuresista, nta n'ikintu nifitiye. Wapi? Ngiye kumanuka muri Huye, subire mu rugo gato, sakindi zabibyara ikindi. Mfata urugendo ngana mu rugo, nta bintu byinshi umukecuru yigeze ambaza, ndetse n'abaturanyi bumvaga ko ngo mvuye kwiga. Niyo makuru yari ari mu cyaro cy'iwacu. Nigumiye mu nzu, ntabwo nakundaga kuzerera cyane, bagakeka ko intiti ngo zitakizerera. N'abashuti sinyaga kubazwa, nta bibazo nashaka kubazwa, numvaga nshaka kubanza gushyira ubwenge ku gihe. Mama we yambereye imfura, nta bintu byinshi yigeze ambaza. Mama we yumvaga ko nagiye gushakisha imibereho nk'aba natsinzwe, wambaye nigarukiye mu rugo. Ngumye mu rugo iminsi, buryo utuje wa mugani witekerezaho, igitekerezo kinzamo, ubwenge buraturuna, ntangira guterera imigabane y'abashiki banjye batoya, kuko wibuke ko nari nagurishije avoka zanjye gusa.
nkuko twakuraga nyine baduterera ibiti n'ibiti byanjye. Imirimo yabo ya voka yari zari voka z'inzungu nziza kandi zagiye zifasha mama. Byabaye ngombwa rero ko ngomba gufata imyanzuro ikomeye. Byari ngombwa ko ngufata imyanzuro ikomeye, ariko kuri iyi nshuro byari nk'ubwiyahuzi. Iyi ni nkari yo turufu ya nyuma nari nsigaranye inshuti neza amatwi. Aho nibyanga bakagira icyongera kumbaho inyatse nk'iri kantera ndaba ndangiye. Wari nk'umukino w'ubwiyahuzi inshuti neza amatwi ndetse na famiye, ubwo nuko nyinjije nyine mu butindi njya kujya buhoraho. Iyi rero itandukanye na ya myanzuro nafashe bwa mbere. Uyu mwanzuro wa kabiri nanjye ubwanjye wanteye ubwoba. Imirimo yanjye y'urusenda sinjya nanayitekerezaho, nta kintu na kimwe iranyinjiriza, nta kintu usigaranye pe. Nayishoyemo ariko nta kintu irama ngo byibuze ngire icyizere. Undi suba igihe gishize ubu ni rwakatangiye kuba rwarabyaye, kwareze byibuze nanatangiye gutapfunaho. Se muri Musanze za Kinigi hejuru inyuma ya naho simaheruka. Najyaga nohereza amafaranga abahinzi nyuma yo kubona icyo gitekerezo, nabwo bagahinga kambwira ngo nohereza ndi ngo by'iminungo ni byiza, ariko cyane nabona aho bizaturuka pe. Kinda benshi bancaga intege nabo nkabo nabwiraga bo muri Cyangugu babwira ko ndi guhingisha urusenda, baransegaga ku rusenda se ngo ubwo urumva warabonye umushinga rero ngo ntugasekwe. Iyo ushaka inka sukorora ugashaka ukuntu ukora ifamu, bancaga intege nyine nanjye nkumva wa mugani ni nka kumukora umushinga ariko uvuga uti nibyemera bizemere nibyanga ubwo nibyo. Ariko njye abanyamahanga nabyumvanye bwa mbere bavuga ko ari shwadiro. Ubu se by'ishuri narabibeshye, none ngiye kurya n'imigabane ya barumuna banjye bashiki banjye batoye. Buze ko mbona ntangiye nabi ibyo ndi gukora byose biri guhita bishya. Ubundi ubu ngubu sinkeneye amasengesho ra w'isi yo bitinyatsi muri iyo minsi yo mura n'umuhanuzi w'ikinyoma rero guhita nyumvisha uburyo nayobye. Gusa muri business icyo nzi cyo no kugerageza. Iyo uhombye burya ngo ntago ubuhombye byose uba wize. Kibwo nyine ntari ku ishuri wa mugani wa yandirimbo ngo turi ku ishuri. Iyi nshuro nibyemera bigacamo hanyuma natangira business igashya, nta kabuza ndatoragura amashashi. Ubwonko bwari bwavangiye rwose, nariruhokeje naravuze ntikiba kibi. Mama iminsi yose washakaga ko niga, none ubu urabizi narize nararangije. Rega mama, akazi gasigaye kaboneka mu buryo bugoranye. Abenshi bavuga ko ngo ari ikene wabo cyangwa se igikundiro. Ese mwana wawe nta gikundiro ufite? Uzakabona humura. Mama njye ndumva aricyo gihe nyamara cyo kugira ngo ntangire nshakisha amafaranga. Wenda nako kazi ni kazaze mfite icyo mfite. Mumeze niruke hirya no hino ntangire nshakishe nkuko babimbwiraga umuntu w'umugabo. Bamushyira ku murongo nkamwibutsa byo yajyaga ambwira ngo njye ngira ishyaka ngo ntekereze cyane. Ndabimwibutsa byose. Mama namuhasi isomo da. Kuri iyi nshuro mama ntabwo yigeze arwanya ibitekerezo byanjye cyangwa se nta bintu byinshi yari afite byo kumpakanya. Yaranyumvaga kandi ukabona arimo aranyumva bishyizeho umutima. None ubwo narijishije ndatekereza, ntangira kumupanga neza rero mushyira ku murongo. Ntangira kumubwira uburyo twagurisha ari amashyamba ya voka y'abashiki banjye yanditse kuri bashiki banjye. Yari imirimo y'avoka nziza z'inzungu, zimwe ziryoha cyane kuruta na mayoneze. Tuba ari tugufi ntabwo bikura cyane ngo bibe binini cyane, bibe birebire, ariko sibyo bitugira ngo ntibyatunze mama, byatwishyuriye amaminerivare, byagize bite, ariko ntabwo twahora muri ubwo buzima buciriritse. Ngomba gutekereza kure, byakanga bikanga nta kundi. Nkabona igishoro ntagaruka none nkagurira abandi bose mu musozi wacu. Mama mutera imibare nari naramaze kumenyera kuriringa n'abaturage ngura biti byabo, nawe ndamwigisha mbona isomo riramufasha. Ubwo nyine nibicamo ngomba gutangira nkakora mu bundi buryo, nkakora n'indi myaka mu zindi ntara, hanzana i Kigali cyangwa mvana mu ntara nambutse iyindi yo hakurya. Byansabye umwanya gusobanura mama, mubwira ko amafaranga meza aboneka mu kwihangira umurimo. Mubwira ko ariho ruzingiye, ibintu byo gutegereza akazi gusa ntacyo bivuze. Njye namubwiye ko inzozi zanjye kuva na kera ari guhanga umurimo nkazaha abana akazi. Ibyo twabishishikarijwe n'umwarimu watwigishije muri primaire, atubwira ko nyine urangije kwiga biba byiza ngo uhise wihangira umurimo. Ariko ibyo nyine narabigumanye cyane, none nkashakisha naho byanditse mu bitabo kagenda bidevelopa. Nari narabisariyemo numva nta kindi kintu wazumbwira. Niyo byageraga mu gihe cyo kubivugaho nganira n'umuntu, nibyo nivugiraga gusa. Rero icyo gihe byatandukanye na bimwe natekerezaga. Ntabwo byabaye nk'ibya mbere. Mama nigeze mburanya cyane pe. Mama yemeye ibitekerezo byanjye, ariko mu mutima njye byaranjyaga cyane inshuti neza amatwi. Numvaga bikoze ariko ntakabikoze. Nabonaga ko bishobora kunturukaho gato umuryango wanjye wose nkaba mwinjije mu butindi nyakujya. Izo voka zaradufashije cyane pe. Ndetse mu rugo ntibabuze umunyu cyangwa isukari cyangwa iki. Ese ko nta bundi buryo ndakora iki nyine. Ko muri business ngamarangamutima ngagomba kuba make. Icyo nari ngamije byari gusubira kuri linye nkasubira mu murongo, nkongera nkitwa umucuruzi, nuko nkanagura ayo marira yo ntimba rero ndi ku mutima yuko ibiti byanjye byose byahindutse umuyonga, naho nari ngeze abantu bose bavuga ngo uyu mwana ngagiye gukira kiri muto.
byibuze nkongera nkagarura icyizere. Amafaranga yose yahise ashya. Imirima y'ibiti by'avoka byinshi cyane, abashiki banje bato naragurishije. Abakira baje babirwanira ndetse nongeraho n'amafaranga make. Nshuti nazo amatwi sinese nsubira Cyangugu ngo nongere njye mu mashyamba oya, ahubwo njye nerekeje Musanze. Banza kujya gusura Musanze nyigeho ngere no ku nsenda zanjye kuko kera hari amakuru nari mpafite. Numvaga ko urufaranga nari nyenyereyeho none ngiye kurushegeza nkaruyungurura nkaruzunguza kigasobanuka, faranga rikabyara rigakura. Nahise mu guhita ntangira rero gucuruza imyaka. Ibyo gusubira kujya gusatuza imbaho muri Cyangugu nahise mbyibagirwa, nabonye ko amahirwe yanjye atari hari yaherereye. Oya, nari meze nk'umuntu warumwe n'inzoka, n'icyatsi kimukoze harasimbagurika, aba yarahabutse nyine. Genda utaragurika da. Kuri inshuro rero ninjiye i Musanze mu mirima y'ibirayi, nkagenda kujya abaturage byo nari mbizi byari impano yanjye, nkagura umurima wose bigiye kwera. Ndetse nasanga banabagara nkabwa ati gende shyira abantu babagara, we murimo urawumera kurangaye. Nkashora nkashya, ariko umubare wanjye ntabwo gushya byari birimo. Nkapakiza fuso cyangwa dina nkohereza i Kigali cyangwa Iburasirazuba za Umutara cyangwa za Kibungo za Bugeseriyo, aho hose bari bamaze kumenya narahakoreraga. Umunsi umwe ndimo ngaruka i Musanze mvuye i Kigali nyine kugurisha kuranguza abacuruzi babo bafite amadepo. Ubwo dine ebyiri nari nazamukanye zose nari nazitanze nicariye muri Ritiko nimanukira ngenda nireba televiziyo negamye. Telefone yanjye numvira hamagaye, ikora mu mufuka ndeba mu kirahure cyayo, ndebye izina rimpamagaye ya Evariste. Uyu n'umushiti wanjye dukorana muri Musanze, nawe akora mu bintu byo kurangura imyaka, rangura ibirayi nawe, ndetse turabisikana. Iyo ninjiye muri Kigali akagira nk'umuntu nkenera muri Musanze aramunyakira, nawe yazi Kigali wenda nk'abakira batamwishyuye nkayamufatira nkayamushyira, bikaba kwizerana mbega muri business no kwizerana. Ikindi nawe yarazi mfite amakuru azi ko mfite imirima y'insenda, ariko ari mu bansekaga. Ndi kuva i Kigali rero we yasigaye Musanze arangura ibyo nyine. Twaganiriye byinshi kuko njye nari mu modoka igaruka i Musanze, umwanya wo kuryongora nari nkufite. Gusa njye sindi muri babandi bavuga cyane ubuzima bwe bwose ugahita ubumenya ukamenya ibyo yarariye nahagana n'igihe azagarukira n'ibyo avuyemo byose. Oya, jewe yarambwiraga nkikiriza nkacomekamo ijambo rimwe nti none ubwo bwose biremera, agakomeza bakambwira kuko sindi wa muntu ushaka guhita ashyira ubuzima bwe bwose hanze, noneho muri tagiso n'abantu kaba wabajena ukabinjiza mu yindi mode batari bibereyemo. Nyuma yuko ambwiye ayo makuru turaganiriye cyane, nawe yabivugaga yishimye ahubwo ari kwigaya, avuga ati sha nyamara iyo mbimenye nuko nkupa telefone. Nazamuye umwuka ndongera ndawumanura ndiruhutsa nk'ibisanzwe, numva ndaruhutse mu mutima, numva ndakeye. Ngiye kuri yari amakuru meza cyane, yari amakuru y'ingenzi yarampaye da. Nese numva mbaye undi mushya ndetse bimpana courage mu gihe nyihuza ayo makuru ngarura mu mutwe wanjye ibyo yarambwiye, numva ni nk'inzozi. Message SMS yinjira muri telefone yanjye numvira soni. Mushito wanjye Evariste yarambwiye ko tukimara kuganira ahita anyohereza iyo nimero y'abo bantu. Byari ngombwa ko nyinjira muri Musanze ndi buhite nshakisha uyu muganda uri kubarizwa muri uwo mujyi, tugahura tugapanga business tukabonana kuko bari bambuze. Nese mbona nkaho nikaye nyine, mbona ko iyo ntinda gato byibuza nk'iminsi 2 nkabona aragurisha amashyamba ziravoka zabashike banje. Iriya mirima y'avoka pe ntacyo, ariko ngafata nzabakubira nka 3 bose, nzagura abaturage bose nzabagurira. Ifaranga rye rigiye kuza, amafaranga yaragiye kuboneka, amafaranga yarabonetse. Iyo mba nihanganyeho umunsi umwe gake cyane gusa. Ngeze muri Musanze nari mpagaze ku ruhande rwa hariya bita Facebook, nuko mfata telefone mpamagara ya nimero. Uburyarya bw'abacuruzi nanjye bwanjemo, ayicabye ni sebo amakuru. Ngo gamba ki? Ndamwibwira kuko uwo mugabo ngashaka kuzajya ngurira urusenda, agatwara rwinshi cyane ariko ahubwo rwari kumbana ruke bitewe n'ibyo umushiti wanjye yarambwiye. Abandi ngo bari bahakiriye kandi ngo rero kugura ku biciro byiza cyane, ngo bari bayoje igitiyo da, amafaranga bayozaga igitiyo bitewe n'urwo rusenda twahinze baduseka. Bivuze ngo umuganda ahubwo hamaze iminsi abenshi ngo rwarabashiranye, bashabanze kwirebeho nyine, nuko aza kukura amakuru amenye ko inyuma ya Kinigi bafite nanjye imirima myinshi cyane. Kinene narahinze rumwe rurerure rw'abantu bo muri Aziya bakunda, rw'icyatsi n'urw'umutuku rwarwo. None na puzi zanjye zari zishishe cyane, niyo mukuru nari mfite banyoherezaga amafoto kuri WhatsApp. Hoya rusenda rwanjye ntawe yari kurukwepera, kuko narashoyemo amafaranga se, n'ubundi igihe narungukaga gushora ntago bijya bingora rwose. Kurekura amafaranga ku kintu cy'ubucuruzi hoya ntago bijya bingora.
wapi abagande bari bajagajaze batejemo baba baradutanze amakuru bamenya ko urusenda nyine ari boro ari shwadira kumfata telefone ndamwibwira ikinyarwanda cyo kivugaga nabi akavagamo n'ibyongereza nkumva inyuguti ya da nkumva mijambo njagara ariko tugomba kumvikana nta kabuza nge turahuza ku mafaranga cyetse ntagiye kukugurisha imari yanjye cyangwa ntari kurangura aho nari mpagaze rero hafi yo kuri Facebook muri mujyi wa Musanze ntihari kuri ya hoteli yari yarayemo ngo yari amaze iminsi akambitse da ndamuyobora azana imodoka yari afite imodoka ye nta gutindiganya duhita dutangira urugendo duterera hejuru nyine tugarana iyo mu Kinigi kujya kureba imirimo yanjye y'urusenda hari hirya yo mu Kinigi gato da byo kumutambagizayo rero nanjye sinahaherukaga urusenda rwanjye rwasaga neza cyane siko cya piripiri mbizi wakirebaga ukabona ni nka cya puwavuro zimwe ndende zo zasaga zangadeshyaga na karoti itarakuze neza ngeze nakekaga ko urusenda twahinze badusuzugura abambere ngo bari bakize bari gukira igiti faranga rwose nanjye rubwo ninjye rugiye gukurikira sinacyo ko ngiye guseka ariko nka bumwe murundi yaririmbye ngo naburinyo bandora ngo nzobujya bansaba ngimbura mutima nzize ngo ntiziza ndatsime ngo sekora umudinditso ninjye kuyora amafaranga menshi mu buryo budasanzwe mu mbaho aribwo nungukaga nkahuhereza amafaranga abasore bampingiraga nabo baranyongozaga ngo boss ngo tugura ngahandi se ngo uri mu murima wundi ngo nawe ngarawatisha ngo nyamara ngo waye ngo ibintu byaye ngo ndabona biri nuko nyine bakanshyushya nanjye nkarekura amafaranga mvuga nisa kindi zabe byari kindi ntiwabona wa mugana ari shwadira nkuko no byumva niba abanyamahanga nari naratisha ahantu hanini cyane tujya n'ahandi ngiye ngo ningiye gukuba abandi bose ku mafaranga adafatika amafaranga menshi cyane tajyana mu isakoje ngo yemere kujyamo ibi nibyo uvuga ngo naraye ngo ndi umukene ngo none ngo nikanze mbyutse ngo nabaye ngo umukire ibyo nibyo nyine ubu muherwe mu buryo butaruzi ahubwo ibyo washyizemo imbaraga nyinshi bikanga ahubwo akantu k'amafuti kakaba ariko kakuzamura niyo mpamvu uganira n'umukire amubaza ibanga ry'uko yateye imbere akenshi ntakubwiza uko bimeze nawe bikamuyobera kuko biba byaraje nkaho nyine yegara bihanarira ariko hari igihe biza nawe ahatakekaga ahubwo akaba ariho haba shwadira naze kumutambagiza tugaruka i Musanze turatandukana ku bucye bwaho narazindutse tukaniyo kuri banki ibifaranga byinshi cyane mfite neza amatwi numvaga atari ngewe yampaye miliyoni 22 z'amanyarwanda aho niho nahereye rero aho niho nabereye Benjamin nta gusubira inyuma ndetse duhita tunasinya contract nshya uko bumvije ko tuganira tugahuza aba mu Cyongereza kuko bakorana n'abandi bantu bansaba ko nababera umuhuza n'abahinzi bandi ndetse nkazajyana n'abarangurira nkaboherereza imari muri Kampala ariko ku rusenda gusa rero ngo baravunikaga cyane babonye ko zikudiringa baransaba nyine ngo bajye bohereza amafaranga barangurire bahe no kuzanjye dukorane muri ubwo buryo ubwo nyine biba ngombwa ko ngomba gufunguza company kuko ntibashaka ko tubikora cyenyegi bashaka ko nyine dukorana nta kajagari ari ibintu bizima bisobanutse muri icyo gihe rero byaba ngombwa kuza i Kigali tukajya mu mategeko yo gufunguza company ngo mu bisigaye mu bikora no kuri telefone yibereye mu rugo twe nagaruko byari bimeze muri icyo gihe sinashatse gutangaza igihe iminsi 2 yakurikiyeho nari muri Kwasteri ngana mu mujyi wa Kigali muri icyo gihe byari ngombwa ko nza gufunguriza company naha nuko bimaze gucamo byose ndi i Kigali mfata telefone mpamagara mama mbyara kugira ngo musobanurire uburyo naguye ku mahirwe telefone ya mama ntigeze ayifata nongeye guhamagara mushiki wanjye nkurikira arayitaba ndabutonganya ni kuki mutama mama ambwira ko mama arwaye kariyo mpamvu amaze iminsi adashaka kwitaba telefone aribo bayisigaye bayitaba ndamubaza ntese ni kuki mutambwiye ko mama arwaye ningaho mama tuvugane ampaye mama nawe ambwira nk'ibyo mushiki wanjye yambwiraga uko mama ngo yari yabwiye mushiki wanjye ko nyine ngo nta mafaranga mfite ngo nibanije umutwe mama nawe binsubiriramo ambwira ko amafaranga n'injyanye yari yo gutangira ubuzima no kugira ngo agomba kuzunguka buri ngo nta mpamvu kugira ngo bambwire ibindi bibazo batansteresa nyine bikaba byanesha umutwe bikankora mu murongo w'ibyanjyanye mbwira mama ko ndi muri Kigali ko nabonye amafaranga musobanurira ibintu byose by'imirimo yanjye y'urusenda ntiyabyiyumvisha mubeshye yuko nyine ari amafaranga ya Rija de Poche yajyaga mpa ajya guhingisha urusenda ariko mwumvisha ko mufite amafaranga nta kibazo cyo kurwara nzamwimura nkamujyana mu bitaro byiza bakita ku buzima bwe
nshuti neza amatwi kampani natangiye nkubwira rero nkorera i Kigali mu mujyi, mfite umukobwa witwa Fie dukorana, yatangiye icyo ndimo nkorana nabo bagande ndetse twarakoranye dukorana neza cyane. Aho rero niho nahise nkurikirana ubuzima bwa mama, mujyana amavuriro meza, abagamba ngabambwira ko afite ikibazo ku mutima, mu magambo make nyine mu mvugo yoroheje, ubwo no kuvuga ko mama arwaye umutima. Ariko ibyo byo ntibyabaye ibintu bikaze cyane kuko amafaranga yari ahari. Ubuzima burakomeza. Muri iki gitondo kindi rero nta mbutiyaje riri mu mujyi, mu mihanda y'umujyi wa Kigali cyane. Nageze muri ofisi mu gitondo nazindutse, nasanze Fie nawe yahageze. Boss bro utejemo, meze bite se bro? Nuko muhereza isakoshi yanjye ajyana muri ofisi yanjye, arakomeza nyine aratorosha, arakoropa, arahanagura. Nanjye mba nihagarariye hanze ntegereje ko arangiza muri ofisi yanjye nkinjira. Ngo bro ngo reka nkwakwanye bro. Kuri umuti n'undi munsi mushya Fie. Habaye nk'atarumuka neza, ndabikandagira ndinjira nigira muri ofisi yanjye ko yari yarangije kwasukura. Akomeza nyine gukora aho yicara kuri reception, aho abaje bashobora kuba bahagaze. Nanjye ninjira muri ofisi yanjye negeka urugi. Kubisanzwe ubwo nge na Fie ndamukanya mu gitondo yari irangiye. Bose yari agiye guhitangira muri akazi ke nyine akora ibimureba. Ibindi byakurikiraho byabana nko kubaza ngo rwa rupapuro ngo abantu se baraje ejo ngo se ngo hari amakuru mashya, utuntu nk'utwo tutabura muri ofisi nyine, nawe urabizi. Bro sorry kabisa, uyu munsi nanjye ntago nakoze isuku kare, ntago nari nzi kuri buzinduke. Ntari Fie, ntari mushiki wanjye. Bose ariko uyu munsi wazindutse cyane. Fie yasoza gukoropa, gufungura umuryango wanjye akongera akegekaho, twisekera nyine duhuza. Ese Fie komeza nk'ari ikintu ushaka ngo hari gishya se? Bro bishya se byahura hano mu mujyi? Fata ijambo, ambwira ko hari umukiriya waje, tuzindukiye cyane ngo yaje mbere yuko tuhagera, kuko ngo nawe yari yasanze ahagaze ku muryango. Yambwiye ko mumagira mu masaha 3, nuko ngo ahita agenda. Fie yabivuze ubona ko nyine bivuga nkaho byamutunguye kubona umuntu yahageze mbere rwose adutegereje. Asanze ahagaze imbere y'umuryango, nuko ahita yicara hariya ku ruhande kuri ya ntebe abantu bategererezaho. Yari afite briefcase y'igikapu cye nyine. Yakubwiye ko agenzwa n'iki, bashakaga ko muhiye service. Namaje arambwira ngo ni ibintu by'ingenzi cyane, ntago ngeri bubimbwire nga ni byiza nahora na nyiri company. Numvaga avuga n'amazina yawe. Yakubwiye ko yitwa nde? Bro usko nibagiye kumubaza izina rye ba, gusa nabonaga yihuta ambaza isaha ngo uri bugereye muri ofisi. Musubije arambwira ngo nta kibazo ngo agiye kuba agenda igihe gato garagaruka waje. Fie avuga ibyo nta kintu yongeye kurenzaho. Nicanira desktop computer yanjye nini, cana na laptop. Byari bigeze saa 2:30 zuzuye za mu gitondo. Numva Fie akomaze ku muryango w'ibiro byanjye. Fie arinjira, zamura umutwe nk'umanura, ambwira Fie ngo nareke yinjire, kuko muri amasaha nanjye ndi kuri telefone hari undi mukiriya twarimo tuvugana. Hinjiye umugabo utari muremure, utari na mugufi, yari nko hagati ya 37 na 40 gutyo cyangwa 41. Ntiyarananutse, yarabyibushyemo ariko bitari cyane. No kwicara ku ntebe nakira abana araceceka. Yaratuje yagira ngo nyine mbanze ndangize kuvugira kuri telefone. Ndangije kuvugira kuri telefone ninjye wari uwambere gufata ijambo. Ntago ujye wica igihe. Saa 2 warumubwiye kugaruka saa 2:30 none hise wagera. Aseka gake nyuma yo kumvuze ntyo. Ni ngombwa ngiranije n'ibyo nagira ngo tuvugane. Ingenzi cyane, ntago nari kwica isaha. Nakomeje gukina no rushinge rw'isaha kugira ngo naza gutakaza n'imisegonda. Nuko maze kuvuga ibyo yongeraho ko yitwa Rukeratabaro Etienne. Company yacu yitwa Koporiterambere. Ngira ngo muri make nibyo by'ingenzi naheraho. Ikaze boss wanjye. Nanjye nari ndyajya nyine nk'abacuruzi. Ndakumva. Nguteze amatwi. Mubwi ibyo nta kindi yaregejeho. Bona funguye igikapu cye, isakoshi ye. Muri urwo ruhago nyine yakuramo ama file y'amadeprecateur agiye afatanya yanditseho. Yari nkangahe nuko yarambika imbere y'imeza yanjye. Ndahindukiza ndayigura nyapanga neza kugira ngo ntangire nyafete nyasome. Oya we nta wasi yari afite, yakomeje kunyitegereza mu maso. Nyuma kureba izo mapuro kanya gato ndiruhutsa nuko ndamwitegereza. Ndabona ari sawa. Njijemo amaso vuba ariko biraza kunsaba kuzisoma neza. Ntuje hanyuma nkareba ko twabivuganaho neza. None se abo Koporiterambere bo nabaki? Nuko yisuganya neza mu ntebe yari yicayemo, yikorozamo gake nuko aratangira. Nkuko bibonye iyi ni company itari nshya, ariko muri ibi nkuzaniye n'igishinzwe kubishakiramo amasoko. Ashyiramo akito n'akabago, araruhuka gato nuko arongera akomeza kuvuga. Twebwe hari ibintu by'ibiribwa tujyana hanze biba bikenewe ku isoko mpuzamahanga,
ishobora kuba imbuto, ishobora kuba tangawizi, ishobora kuba ibindi bintu by'ingenzi, urugero nk'ibitoki by'imineke bimeze neza. Ariko hari kampani yindi y'umugabo ukorera mu Buhinde na Dubai, mbega na Aziya yose muri rusange, ni umuhinde, ni umufatanyabikorwa wacu mushya, yitwa Dadu Sujit. Nakomeje kumutega amatwi ntarengejeho amagambo menshi kugira ngo nawe akomeze kunsobanurira nyine kumbwira icyamuzanye, icyamuzinduye. Uwo muhinde nubwo afite ubwenegihugu bwa Uganda, Aziya yarayifatishije, kandi abanyaziya uzi ukuntu bakunda urusenda. Ubwo rero ngiye kukubwira andi mateka ye y'ubuzima bwe, iyo yaba ari inkuru yindi twazavugaho gutaha. Reka rero twivugire business. Byaba byiza dukomeje mu murongo w'ibyanzanye kugira ngo tubibare ibyo tuganiraho. Yego, gusa Dadu Sujit ni umucuruzi wabashije gufatisha Aziya yose. Najya n'ibintu byinshi Aziya yose arayogoga, ndetse bafite n'uruganda rutunganya urusenda. Ubwo urusenda ngo rumubana ruke cyane. Afite uruganda rukomeye, hari n'izijyanga i Burayi no mu Bushinwa. Twagize amahirwe rero dukomunika n'uyu muhinde, ndetse biba ngombwa ko tugize amahirwe tugakorana, nawe ukinjiramo, yarushaho kuduteza imbere twese. Ukarongera aritsarukaho gake arakomeza. Nubwo tumaze igihe dukora ibindi, ariko turi bashya mu rusenda, kandi urusenda rumenyereye kuko afite n'uruganda. Nta kabuza rero ni wowe. Byabaye ngombwa ko tukwegereza kugira ngo tube twakorana, tube intermediaire. Ndetse nta muri Kigali twarabikoze research, tubona ko nta muntu ukuri hejuru mu rusenda. Iki gihingwa ngandurabukungu rwose urakizi cyane, uracyumva. Iyo niyo makuru dufite. Abenshi twahuye nabo bashobora kuba bafite amakuru y'urusenda, bafite ibitekerezo byiza ariko nta gishoro, nubwo bazanye n'abaturage benshi, kuko wowe ngo ukora n'Abaganda, uri nararibonye rwose amakuru yawe turayafite. Aho kugira ngo rero ibintu bijye bica Uganda byongere bizenguruke bijye muri Aziya bivuye hano, genda cyeka kayo mahirwe bahita uyacakira bikajya biva hano direct guturutseho bikajya kuri uwo muhinde. Twamubwiye n'igitekerezo cyo guhinga nk'amatangawizi cyangwa ibindi tumenyereye, urugero nka za piripiri manga, ariko ntabwo yigeze biha agaciro nk'urusenda. We yavuze ko urusenda ngo ari boro cyane. Tubonye rero bishobora kurangira ducitse, twe twakoze akazi ko gushakisha umuntu waba amenyereye iby'urusenda. Abantu bose batubwiraga wowe ubwo wakoranaga n'Abaganda, ariko gukorana n'abanyamahanga ngira ngo ntibizakugora. Burya hari ibyo bagiye badutanga, ariko iki ni cyo gihe ngo tubyuke natwe. Hari n'indi gahunda dufitanye n'Umushinwa, nawe azakenera ibintu nk'ibyo, aho kugira ngo dukomeze twicare mu biro, twarasohotse dushakisha abantu b'inzobere muri byo. Uwo ni wowe rero, ntabwo twe twashatse gutegereza ngo abantu baze bakomange batubwire ngo duhinga insenda cyangwa twohereze insenda, kandi twe twabonye isoko. Amaguru we naya rero turi muri ofisi yawe, kugira ngo niba ari ibiryo biri ku isahani, ni wowe gusa no gutamira. Amafaranga y'uriya muhinde ari hanze cyane, amafaranga yarajejeta rwose, ni uko yoza igitiyo. Iyi ngiyi ni win-win situation, ni inyungu ku mpande zose, kandi nawe uzabyishimira cyane, uzabona impinduka cyane. Ndakubwiza ukuri. Urumva ko rero ntabwo nari kuganira n'undi mukozi wawe hano uri wese, ni wowe nashakaga, kugira ngo urumve impamvu. Ahubwo ni ukubitekerezaho vuba kuko amafaranga ari hanze. Ntabwo rero amafaranga yakomeza kuducika, cyangwa se akibonera n'undi agashaka undi bakorana kandi uhari. None se wampuje nawe hanyuma wowe ntabwo ari uko twe dukora kampani yacu. Twese uko dukora, twe tubabahuza, hanyuma isoko tukarigumana. Wowe urunguka, natwe tukunguka, nawe akunguka. Icy'ingenzi ni uko wowe ibiciro wakoreragaho uragiye kubona uburyo bigiye kwikuba nka kabiri, kandi uzishima. Ndakubwiza ukuri. Okay, nanjye reka mbitekereze. Wowe witekereza, uratekereza ibikese. Wowe witekereza, wahubwo soma urebe ko amahirwe ari kugucika, nta kindi. Gusa ariko twe ntabwo turi muri ibi gusa. Ibi ngibi ni uruhande rwa rw'urusenda, dukorana n'abahinga ubunyobwa bwiza bumwe bwa mbere, dukorana n'abazatangawizi ndetse na voka, kuko n'uyu muhinde nawe turashaka kubikoranamo cyane ibya voka, kandi amakuru tugufiteho na voka ngo urazizi, n'umunyabutare. Iyo tugiye gukorana n'umuntu turaza tukamenya iby'ingenzi ari bwisangemo kugira ngo tutamuvangira. Ubu rero ku rusenda wowe hagarara neza, urumva ko harimo andi mahirwe menshi, kuko uriya muhinde afite uruganda rwa mayoneze rwasakaye cyane rugera ahantu kuri, ndetse n'American Garden akorana nabo. Business ye yaremeye, ntabwo ari umuntu ubeshya. Oya ntabwo abeshya rwose, ahubwo nawe urabureba. Wowe dutangirana ubu rusenda, ahubwo we nzakubwira ibindi bintu ahubwo urebe, ahubwo nawe bizarangira ugize uruganda. Sinkubeshya kandi yatanze ibisobanuro byo mu ncamake, ariko ibitekerezo byanjye byari byagurutse cyane. Ndi kwibona ku bibuga by'indege nuzuza imizigo muri za karego nyine, cyangwa ni muri ya mato manini yo mu nyanja njya mbona muri filime njyanye ibicuruzwa byanjye.
oya uyu mugabo ngo ni Rukiratabaro yarankoze ahantu erega byo nkubwira ni ukuri inshuti neza amatwi njye ninza urusenda rwankuye uzi ko urusenda rwanzanzamuye natangiye kwiheba ngo nkaba mpagaze neza nkaba mfite office yanjye mu mujyi kandi nta kibazo ifite mbari inyungu nkayibona ntareba mu kwezi kwashize nuko nkabona itandukaniro kandi naruhinze nikinira abantu barimo banseka meze nkaho mu rundi wavuze ngo nsekura umudindito imbura mutima zite ngo naburi imyibandora ngo nzobujya bansaba ngo nizida ndazime w'inzozi zanjye ubundi z'ubuzima bwanjye bwose byari gukora business nini izenguruka isi yose uyu mugabo rero ikiganiro cye rwose twari tugiranye cyari kinkoza ahantu impapuro ze nazirebaga inshuro ebyiri nubwo mu bucuruzi twirariraho gake kugira ngo utereke umuntu ko wavuye mu byawa kugira ngo wenda ataba yaguhenda ariko njye mimbere nari nashize numvaga ari sawa cyane inkuru nziza nje nsanga mu biro nicariye mu mujyi byageje inzozi zanjye zizagerwaho so gutunga ibifaranga byinshi bishoboka nkaranguza make ashoboka nkacuruza menshi ashoboka nkunguka menshi ashoboka ko business tuyikora ni ikisaba nta kindi nabonaga iyo nkuru y'uwo mugabo ije mu gihe cyanyacyo ni koperative mbere koperative yabo ni sawa cyane yari nk'isaha ya nyayo nk'ayindi y'Imana pe nabonaga ibintu bigiye guhinduka byinshi Rukiratabaro ngo rero namusabye iminsi mike kugira ngo ibintu byanjye mbishyire ku murongo kugira ngo agende abona ko business nanjye nshimishije namubwiye ko nta wundi muntu akwiye kujya gushakisha kuva yangezeho ngore ko nta handi yabonera umuntu uzi by'insenda nkanjye muri uyu mujyi wa Kigali mubwire ko rwose niba yahuye nanjye nta wundi undenzeho yaba ari kwigiza nkana cyangwa ari guta umwanya yazagenda akagaruka akaza kandi mubwira gushyira umutima hamwe agatuza ashyira ibintu byanjye ku murongo mwizeza ko nzamufasha vuba kandi neza tukarya kuri ayo mafaranga yo muri Aziya abanyaziya ngo bakunda urusenda cyane ariko burya ngo bagira ubushyuhe buke mu mubiri ngo iyo baruriye bumva bamezerewe neza ngo bumva bashyushye buranga ibiryo by'umushinwa cyangwa by'umuhinde ushobora kubirya rwose bikagucanga ukicuza impamvu wazamuye icyo kiyiko cyerekeza mu kanwa Etienne nta kibazo ikiganiro cyacu cyari cyiza byereka nkoresha iminsi mike ishoboka nshyira ibintu byose by'ingenzi ku murongo ibyo nibyo nemeranije rero ni umugabo witwa ngo ni Rukiratabaro Etienne ngo guturuka muri kampani yitwa Kopro Iterambere avunga ku biro aragenda nasubiye ku biro byanjye ngibwina ndatekereza cyane nibaza uburyo ngiye kwitwararika cyane nkakora cyane nkakora neza cyane nkakorana n'abo banyamahanga neza cyane ku buryo abashoramari bazanyizera nkigarura imitima yabo oyanjye cyanshimishaga cyane ntago ari iyo diro cyane cyanshimishaga cyane numvaga ari inzozi zanjye ntangiye gukandagiramo inzozi zanjye zo gukora business yambuka imipaka noneho nkakorana n'uwo muhinde ngo ni Sujiti Dandu ngo wari waragafashe cyane ngazwi muri Aziya hose nabonaga ko ari amahirwe adasanzwe azagana kampani yanjye kugira ngo yaguke yagura amarembo nagura imbibi za kampani yanjye abakurambere barabyitegereje babura ijambo rimwe bari kubiramo nuko baravuga ngo gushaka no gushobora ese Bwiza ari abandi se bagaragaza inkuru y'urukundo bari ibi byose biraje mu bice bigiye kuza bigiye kuryoha cyane we love you so much niba uri mushyano niba utaraduha subscribe wa kanda kuri subscribe wa dropping a comment we love you so much kandi uri inshuti ya Kadasohoka peace and love see you we love you peace